burya ibyago bigwira abagabo koko nanjye nari nsumbirijwe wagira ngo Sandra yari gatumwa tumwe na Satani kuntesha umutwe ndacyari rwibutso bibaswe n'ikigeragezo cy'ihabara ryendaga kunsenyera urugo duherukana Madamu Denise agiye kumfatira mu cyuho nari mpagaze inyuma y'ameza y'ibiro byanjye nkingirije igitsina cyanjye cyari cyafashe umurego Sandra yari yicaye neza yigira nkaho anyuze muri dosiye yakuye ku meza yanjye Denise yinjiye afite igikapu kirimo ibiryo hamwe n'isakoshi yo mu ntoki nari nkeneye kuzenguruka ameza kugira ngo nakire umugore wanjye nkamuhobera ariko bisa naho igitsina cyanjye cyari kiyemeje kunkoza isoni uwo munsi cyari cyafashe umurego bigaragara nasuje madamu mvugira hejuru umwenyura ngerageza kumvikana no kwigaragaza nkaho nta kintu cyabaye nafashe dosiye ku meza nyipfukisha ku gitsina cyanjye ngo bitarabura nageragezaga guhisha ko ibyo twari tugiye gukora ngo umugore wanjye ataza kumva gahunda yahagurutse akankeka amabinga yambajije niba atatuvangiye nzunguza umutwe maze areba uwo mudamu mwiza wari wicaye mu biro byanjye atuje amaso ye yazengurutse ibiro mu buryo buteye amakenga mbese asa n'ugize icyo akeka Denise ntiyari kwigera akeka ko namuciye inyuma kuko yanyizeraga kandi sinigeze nk'umwanya intekerezo ze ngo atekereze kuri ibyo asanze nari ndenze mu guhisha amahano yanjye wa mugani wa Sandra Denise yari umunyabwenge cyane ariko iyo bigeze kuri njyeweho nanjye nari murenzeho byari kumusaba imbaraga nyinshi cyane kuko nigeze kumwumva ashwana na mugenzi we wo ku ishuri ry'abana avuga ko ntashobora na rimwe kumuca inyuma yaranyizeraga ijana ku rindi nasubije amaso inyuma nibutse ko namuhemukiye bintera kumva nitengushye muri njye nanjye ubwanjye nabaraga intambwe zanjye mu gihe nagendaga njya guhobera umugore wanjye kandi nta kuntu ari kumuhobera ntamwegereye ngo yumve ko byacitse hepfo Sandra yabonye ko byankomeranye nkagombera gushyiraho impapuro amenya neza ko byancanze ahita ahagarara mpita ntungurwa n'ibyo yashakaga gukora Sandra yaramwenyura aranyitegereza mbere yo guhindukira ngo arebe Denise umugore wanjye wari nko mu metero nk'ebyiri uvuye ku muryango wanjye kandi yari agihagaze Sandra yaramumwenyuriye neza amwegera nanjye nahagaze nk'igiti ndeba ibyo Sandra yari arimo gukora ntari n'agasobanukiwe niba agiye kumunteza cyangwa se niba agiye kundwanaho umutima wanjye waransimbutse nibaza niba Sandra ashaka gushyira ahagaragara ibanga ryanjye nawe ngo madamu arimenye igihe Sandra yari ahagaze hafi y'umugore wanjye yarahindukiye ambwira ko ntigeze mubwira ko umugore wanjye ari mwiza cyane cyane mbona nkubone kuruta ku ifoto ntabwo namusubirije cyangwa ngo ngire icyo mvuga Denise yasubije iyo nseko nziza ya Sandra nawe amusekera bahagararanye nanjye ndabitegereza Sandra yarambuye amaboko asuhuza madamu amwita umugore wanjye ati njye nitwa Sandra nakoraga mva mu ntara imwe njya mu yindi kugeza nimuriye bya burundu ku ishami rya Huye aho mbarizwa kugeza ubu none nari naje i Kigali gufata akaruhuko urebye mu mezi make nyuma y'inshingano zanjye hano nizirangira nzasubira mu birindiro byanjye nkorana na Rwibutso umugabo wawe ni umutwaro ukomeye kandi namwigiyeho byinshi ajya kuvugaho nawe nari nizeye ko nzahura nawe umunsi umwe sinigeze menya ko bizaba vuba nakubeshye nishimiye guhura nawe kandi ikindi nkunze imyambarire yawe iyi kanzu wambaye isa neza iranakubereye kandi umusatsi wawe nawo ni mwiza birashoboka ko mu gihe nzaba ndi i Kigali niba ubishaka uzaza ukanjyana aho uhahira ndetse na saro ukoreshezaho umusatsi wawe sinzi ahantu henshi hano i Kigali mva mu cyumba cyanjye cya hoteli njya ku kazi hanyuma nkasubiraho ndara gutyo gutyo nakurikiye uko Denise yasubizaga amwenyura kandi abikuye ku mutima asubiza Sandra ko nta kibazo ngo ni byiza guhura nawe kandi amubwira ko ashobora kuba yamwita Denise ngo niryo zina rye yanamushimiye ko amutakagije ndetse Denise aseka amubwira ko yamaze kumugeranya n'inyenyeri imurika bombi baraseka Denise ni umwere cyane umuziranenge ahubwo yaba nibura yari azi Sandra uwo ari we rwose ntiyari kuvugana nawe mu bwisanzure Sandra yamugejejeho amagambo ye meza noneho bahugira mu kuvuga no guseka nk'inshuti zimenyeranye ntabwo nishimiye ubucuti butunguranye bahise bagirana ariko sinatinyutse kugira icyo mvuga cyangwa kugira icyo nkora kugira ngo ibanga ryanjye ryihishe ridashyirwa ahagaragara naracecetse nsubira mu cyicaro cyanjye igitsina cyanjye cyari cyagabanyije umurego ariko umutima wanjye wo wari ukiri gutera cyane mbese umeze nk'uwakoze marato nakomeje kwibaza muri njyewe impamvu Denise yahisemo kuza kungemurira uwo munsi aje mu biro byanjye ntabwo byari ubwa mbere abikoze ariko hari hashize amezi arenga biratantungura gutyo Denise ntabwo yari yavuze ko ashobora kuza uwo munsi nari kubona nasabye Sandra kugenda cyangwa se nkasohoka nkamusanganira kugira ngo nirinde ko ahura na Sandra nicaye ku ntebe yanjye ndabareba uko bameze bakomeza kuvugana no guseka batangiye guhanahana nimero numva ndi hafi yo kubuza umugore wanjye kumuha nimero ze ariko nakomeje gutuza ndashinyiriza ndabareka barazihana kandi naramwenyuraga igihe cyose Denise yabaga arebye mu cyerekezo nari mperereyemo umugore wanjye yabajije Sandra mbese rwose amwitayeho ko kuguma muri hoteli bigomba kuba bihenze ngo ni gute ashobora kuramura umushahara amubaza niba nta muvandimwe afite i Kigali iyo nsanganyamatsiko yabo umugore wanjye yarazanye numvise igiye gutuma ibintu bifata indi ntera nari ndimo kubabazwa cyane n'ibintu barimo gusa nyine ndamirirana kuko ntari mfite icyo nabikoraho Sandra yamusubije ko nta nshuti afite i Kigali yemera ko bitoroshye gutura muri hoteli no kuhava ajya ahakorera ariko yongeraho ko adafite andi mahitamo ngo ni mu mezi make gusa akarangiza ibyo yaje gukora
ngo nubwo amafaranga ari menshi nta kundi yagombaga kubyakira. Madamu yumvise agiriye impuhwe Sandra atazi ko ari amayeri ari kumukina, niyumvamo ko ngomba noneho kugira icyo nkora. Narahagurutse ndagenda negera umugore wanjye mufatisha ikiganza mu mayunguyungu, hanyuma mubwira ko Sandra agiye kugenda. Mufatisha ikiganza mu mayunguyungu, hanyuma mubwira ko Sandra n'ubundi yari agiye kugenda igihe yinjiraga. Ndatekereza ko ibyo yashakaga nabimusobanuriye, wamureka akagenda hagira ikindi azakenera akazagaruka. Sandra yasaga naho ababaye ariko ntiyahwema kumwenyura. Yajunguje umutwe yitonze mbere yo kugana aho igikapu cye cyari kiri. Denise ntiyabishakaga ko agenda, ambwira ko atekereza ko ari we ahubwo ugomba kugenda mbere, ko ngo yaranzaniye ifunguro rya saa sita kandi yagomba gutaha kare mbere y'uko abana bava ku ishuri, ngo yari akeneye kujya kubatora. Rero akumva Sandra yakomeza tukaganira tukarangiza akazi yagombaga kunkorera. Ntabwo yari azi ibyo ari kuvuga. Sandra yaritaye mu mutwe abanza kundeba, mwereka umuryango abonye ko ntashaka gumaho, afata igikapu cye cyo mu ntoki avuga ko nawe ahise agenda, ngo ubwo akazi kazakomeza ku wundi munsi ukurikira. Madamu Denise na Sandra basohokanye mu biro byanjye barajyana. Sandra yarahindukiye aranyitegereza ubwo yagendanaga n'umugore wanjye, anyongera amabuno y'abishaka. Nafunze ibiro byanjye nanjye ndasohoka mbakurikiye, nifata mu mutwe nshimira Imana kuba ibyo mbihonotse. Byari kugenda gutyo Denise yinjira adahamagaye akamfatana na Sandra mu gikorwa. Nari kumusobanurira n'ibyo bintu koko, agahoro k'imbwa kari kuba gahiye. Natangiye kwibaza uko ubwo bucuti bwabo bushya bwari kuzarangira, ariko Sandra yagombaga gushaka ko asubira i Butare kuko sinari gushobora kumugira hafi y'umugore wanjye, cyangwa ngo nemere ko Denise amujyana muri butike cyangwa muri salo iyo ari yose i Kigali nk'uko yari yabimusabye. Nta gahunda idasanzwe nari mfitanye nawe, kandi niba yari akeneye n'amafaranga numvaga nayamuha kugira ngo ampe amahoro atava hansenyera umuryango. Ntabwo nashoboye no kurya ibyo Denise yaranzaniye. Impungenge zanjye zuzuye igifu bituma ntagira ubushake bwo kurya rwose. Nabajije ushinzwe kwakira abashyitsi niba ashaka ibiryo. Sinifuzaga gusubiza ibiryo mu rugo kuko byari kubabaza umugore wanjye, kandi sinashoboraga guta ibiryo mu gihe hari wenda abantu babishaka. Ushinzwe kwakira abashyitsi yambwiye ko yari agiye gufata amafunguro ya saa sita kandi ngo ntabwo ari kubyanga. Namuhaye iyo teka we yaranshimira. Igihe mvuye mu biro ntashye ku mugoroba, wa mukozi wakira abatugana n'ubundi yongeye kunshimira ko ifunguro ryinshi namuhaye ryamuguye neza. Ntabwo nahise njya mu rugo, nahitiye ku kabari kanjye gasanzwe aho nahuriraga na Evode nkamubwira ibintu byose ko byangendekeye. N'uwo munsi twaraganiye kandi mubwira urugamba niriwemo. Yaratunguwe kandi ambwira ko ngomba kwihutira gushaka uburyo bwo kuhura Sandra agataha agasubira i Butare, cyangwa nkaturira umugore wanjye nkamubwira ukuri kugira ngo mbashe kubohoka Sandra. Igitekerezo cya nyuma cya Evode yampaye cyari gishaririye cyane, cyari ibidashoboka. Ni gute yambwira kubwira Sheri ibyanjye na Sandra? Naba nshaka gusenya urugo rwanjye. Ntabwo nashakaga ko madamu agira ikintu na kimwe amenya ko byabereye i Butare ndetse no mu biro byanjye, kandi numvaga nzakora ishoboka byose ayo makuru akamujya kure. Nabwiye Evode ko kubwiza ukuri umugore wanjye bitari amahitamo meza kuko atari kuzigera mbabarira. Mubwira ko icyo ngiye gukora ari ukugerageza gutuma Sandra ava mu buzima bwacu. Evode yansabye kubyitondera, nuko turatandukana ndataha. Ubwo nasubiraga mu rugo muri iryo joro, nagezeyo ngeze ku muryango w'inzu ntungurwa no kumva umugore wanjye ahamagaye Sandra nk'aho bari kumwe mu nzu. Nagize ubwoba bwinshi ntinya guhita ninjira. Bakunzi b'iyi nkuru ndetse n'abakunzi b'Ubukombe TV, aha ni igice cya 5 cy'inkuru nanjye sinjye kirangiriye. Niba iki gice ari cyo cyonyine wumvise, ku Bukombe TV urahasanga n'ibindi bice byabanje kandi turacyanakomeje. Turakurarikira gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo igice cya 6 cy'iyi nkuru ni cyiza uzahita ukibona. Turabibuka gutanga igitekerezo cy'uko wakiriye iyi nkuru ukacyandika munsi y'iyi nkuru nyine. Reka tubabwire ko uzabasha kubikora, tuzajya tumushimira tumusuhuza mu gice cy'inkuru gikurikira. Mbaye mbasizeho urukundo, nzabakumbura n'ubutaha. Nari Mpore Buke Noel, murakoze cyane.